uvuye kuvoma muri kubibona kutatubwiye ngo tujyane kabiri kangahe se ubundi mumerekeza nuko nyine njye na Claudia twicaye turatekereza tugomba kuba tugufasha imirimo tugafatikanya nyine kugira nyine dufatikanye tugufasha nawe ureke kuvunika wenyine yemeno gusa usanze twicaye hariya turi kwitekereza tutekereza ko tuzatugufasha kuko rega kwa muri abakobwa batatu mu nzu imwe umwe ari gukora ibintu byose biteye isoni njye nshaka kujya gufasha guteka no kubura hano hanyuma rero kujya kuvoma byo numva twajya tuzinduka tukazana amazi twese tukajyana apana ibintu byo kujya kuvoma wenyine so mwabaye abana bisi uyu munsi mwabaye iki emerega twarahindutse umuntu ayitekerezaho no gukura kumva ibintu akora ntabwo ari byo ugahitamo nyine kugira nubwo nyine ka kantu karimo ariko nta kindi nyine rataye nyine dushaka kuzajya tugufasha tugafatikanya nyine tukabana nk'abavandimwe tukabana mu mahoro bigatumaze no gukura ubu nta mpamvu yo kwirirwa dushondana ntabwo ushaka ko tuzajya tugufasha nuko nyine ndi kubona buri kuntungura ko kuva kera n'ubwa mbere numvishe ngiye nyine mungirira impuhwe cyangwa muri kunyitwaraho nka gutya cyangwa muri kumbeshya muri kugira ngo murebe ukomera oya ahubwo umva nkubwira ndashaka nyine kuguha amafaranga ugahindura isuku nari mfite ishuri ni ukuri yego n'undi ibingibi bya binsaziyo nanjye kujya nishima hari n'imvuvu zarajemo ugashaza siyo tundi tuntu dushaje buri nkumi baze nyine kuba nsukangana nyawe urakoze cyane ubundi tukabudasha naho ubundi byo gukorana imirimo byo tugafatikanya ni nk'itegeko uretse ubundi ko hari igihe umuntu tububura ariko rwose ubundi kuba wakora wenyine rwose biranagayitse nta nubwo bigaragara neza n'abaturanyi baraduseka rega buriya kandi ntugire ikibazo ibihe birahinduka n'abantu bagahinduka mwabitekerejeho nyine mugomba ahubwo se ndatekereza amazi se ahagije se ahubwo twasubira kuvoma cyangwa tuzajya ejo ngo mu gitondo aya ngaya arahagije ejo tuzajyana iyi tuzajyana mu gitondo ahubwo nudutanga kubyuka tubyutse cyaze njyane zagiye saa ko mu byutse ako ndi muba mukindi ko ndamagufa ngo mbaherekeze nta kibazo nta kibazo murakoze imana ibahereze ntabwo tuzahinduka n'ibyo murakoze urabonera murakoze umva nakireba ngo ibintu by'ibisukwa bikwiye byo kumuha amafaranga yo gusuka byari birimo zibaho nawe dukeneye ko tubana mu mahoro shama kurangira yamuha amafaranga yo gusuka do agasutsi kaje nishaka zasigaremo kimwe uri kuneretse SMS urumva ngiye naguha amafaranga y'iki nose kuzahaya none kiriya tutanagikunda reka nkubwire ngabanyaho umuntu wawe ngabanyaho n'amagambo uratora mukeneye kano kanya ntabwo nakubwiye ngo leave it na none nari nkuzi ntacyo nako expectingagamo Bravo. Siburi gatumwa uraho nawe. Gatumwa? Aho ngeze uranyitambika? Ndi gatumwa. Ndikwiye turabona ko araho ngiye. Kuki? Haraho ngiye. Oya, aho ugeze arota gahunda dufitanye. Ahubwo bansobanurire umbwire ubone kugenda nakuburije se. Ngo bimeze gute? Gahunda y'umugore se. Kandi uraseka. Gahunda y'umugore se. Ariko none ubanza ubirebe ubu natuyemo twenda twanjye hari ahantu ngani ibaze wasanga mpagaranye nawe mbaza kubyo nagushyingira n'ingano yawe siko mfite ko nakutani yaranje nkahita mbihinduramo da ingano ubuse naho wibutse ingano yanjye uyu munsi kutibutse ingano yanjye dupanga iriya gahunda bwa mbere na mbere yego muze gahunda kugushyingirayo yaranze konguki byaranze abakobwa banjye bose uko bazi barakwanze ngo urashaje ngo ndashaje ariko hari umuntu usaza afite amafaranga koko ubwo ni wowe wabibiyashishikarije ubumvisha yuko nshaje kandi igihe sinshaje ko jewe ndiyumva nkumva imbaraga mfite reka nkubwire wakoze amakosa bwa mbere
uza gutereta iwanjye cyangwa uza kubimbwira abana banjye bakubona utashyizemo n'agakanta nibura kuki bitera kanta muri uwo mutwe muri uyu mutwe se ntera kanta iki ko ahangaha hari umuti nashyizemo kugira ngo nyine imbe superstar ubundi ikibazo ufite cyo mu mutwe ni yego disi we niyo minkanyari se izo ni tatuwaje washyizeho nizo nimanze baguciye niki ariko iwacu aho dukomoka ntabwo hazi bagira imanzi zo mu maso n'izo ku mata mugasanga nuko nushake rero abakobwa banjye byaranze ngo byaranze ngo ntago nabashyingira urugero rw'umusaza mwanyumvira abana bo kuvuga ngo urugero rw'umusaza subiramo numva ariko oya baravuze ngo ntago nabashyingira umusaza nta kindi bavuze none tujya gupanga ziriya diyo twazipanze atari wowe unyemeza yuko bariya ntawe uzanyanga muri bo ahubwo bazishima bagakoma yombi bakavuga bati twiboneye umusaza tuzasazisha akaduha n'amafaranga tukazayasaza siraho natwe nese nzi ko ibitekerezo byanjye babitesha agaciro ariko se ubundi reka nkubwire ubundi wanyitereteye tukibanira inde wowe urinde urinda ujya mu micuko mu nzana muki waretse igihe nawe tukibanira ahubwo iyo uvuga ibyo iyo ujya kubimbwira kare kose se nkamenya yuko utazanshingira umwe mu bakobwa bawe noneho nkakwanga cyangwa kwemera use wanyitesha kwitesha iki ubwo se nabamvuye henganye hehe ngo mu myaka 2-3 cyangwa nawe ntubaye ifuni yo urabona ngana nawe nimba tutarangana ariko burya imikurire y'umugabo n'iy'umugore ntabwo okay uzereka nkubwire urabona abana bawe ushaka rwose we mbabarira oya abana bawe bose bibeye i Kigali mana yanjye Alex wakoze kuba waragarutse nagombaga kugaruka nibaze ukuntu ngiye kubaho udahari wumva ntabwo ubuzima buri gukunda gute ibisubizo ko gute ntusenge nakubuza kubaho nese urumva uri inshuti yanjye use nabaho gute nta nshuti nge ariko abantu babayanze ubushuti sha mu bigira intambara uri kumva inshuti maze iminsi nk'ingahe ntaryama naranze n'ibiryo no kurya niga nifungiranye mu cyumba ufungiye mu cyumba kubera iki kubera wari waragiye umurayo nagaruka umva ko usizongeye kugenda njye wijyanye kare mu wanyirukanye nyine nawe ukajya urakara nk'abana okay ntabwo ari nk'abana ko usuzajya n'ibigenda ntabwo nabikunze ushimye zengana icyerekezo byose no shaho bakimara kunyirukana nta kindi kintu nahitaga ntekereza ukuntu urabyukira ku kariti agacyayi hari mu bibazo mu muteto y'icyayi n'imigati iraho umugati ugeze kuri 200 200 umuntu akomeje kandi ajya kugura umugati abakire mu baho neza ariko nyine hari ibyo ndambwira ku b'inshuti na Emile narabikoze ariko nyine Emile yarandakariye twarashwanye hari kubera ko icyo nyine numva yaje kunsura hano none nyine twishimye yaje kunsura mami arangije amubwira nabi umusore yamukoze nta gisubizo se bya bindi bya mami ukuntu upfa kuvuga nyine gutya arakaye umuntu akababara ufite amafaranga abana bakohereza amafaranga niki gituma tutabana wanapfa nkajya nkuvugira isakaramento nkajya ngusabye bigende gutese warapfuye ku munsi w'imperuka nzazuke se njye mu ijuru uvuze iyo sakaramento urabona njye nsigaye mu mitungo yawe ndakubwiye ngo imba gahunda zanjye utazemeye uzishe nta mafaranga yanjye umva ibindi birorere murasi nzakwambura none se nakugurije mfite umukobwa ugiye gushakwa n'umwana we mu bakire akinkubita inkwano nzahita ngukubita ubwo burungurungu byari tariki zihe bitwarega cyo gutabitera umwaka uhuye niwe utera umwaka ariko ngiye ntabwo ntera umwaka wakubwiye ko iwacu dutera umwaka uninde utankanga se imba ari uko bimeze noneho ubwo nyine gahunda twahanye irapfuye we mpariye amafaranga yanjye ibindi turabyihorera nakubwiye ngo tegereza umva muze umukobwa wanjye agiye kurongorwa n'umwana wo mu bakire ahubwo tuza ubu kutabatera umwaka genera umwaka mbabarira amafaranga nzayaguha wakubwiye ko iwacu dutera umwaka uninde twebwe turasengeye uzanabaririza naperereze we
mariya amafaranga nta kindi erega dupfana ibintu birangire dutandukana n'ubundi iyo mvaho ngiye aho gushaka kunyishingiraho ntabwo bishoboka byose kuko ubundi nakwemera we imbari nabyo wapanze njye nakwemera ubundi nakwiteza none se ubivuze kubera iki nagira ngo nkumve awashi ba mwana wo mu kibono ntatangiye kubifiringa wowe none ntatangiye gusa n'abakire nubwo hasana ni hahande ejo cyaje ubundi nawe uzaba ifuni nkuko ndi ifuni okay nimuvuze ko nabaye ifuni igiye ngo nshaje muzehe tegereza nzayago bazanyicuza kandi nawe uzicuza impamvu ntabaye umukwe wawe nizere ko utarugiye muri inzira ngiyemo kuko manutse nawe mbona wahaye komeza ugende nanayicamo ushaka okay reka nsubiraho mvuye ngewe ntabwo twagenda dushoreranye poromoka ariko twumvikane uwo mukobwa wawe ngo niho uzakura amafaranga yanjye kunsubiza ubigire ubona mfite abakobwa babi oya byishaka n'amafaranga ibindi birorere sibyo muzenza yago nakibazo mu minsi mikeya aha inkwano niziza ni wowe wa mbere uzaziryaho uzaryaho bwa mbere wagira ngo warabyaye dore inkwano ko ari wowe uzazuyirya wiki iki tumvise se niki ewe kandi uraruhiga reka nkubwire ewe ari gihe tegereza yaraturanye na heba sinzi impamvu udahuza imico nayo we yayifasha mubwira nawe nta kintu bapfuye atamuzi ariko nyine meya yarandakariye sinzi rwose kandi twari twibereye inshuti twishimye agiye kugeza hano nkamwigisha ibintu byo mu mujyi nanjye nagenda iwabo bakanyigisha ibyo mu cyaro none ubu yahise andakariye reka mwereke ukumva genda ikintu cyo kumureba nujya kumureba wigire nkaho udashaka ko mubivugaho none ugera kujya kubivugaho uruzi umuntu mubwiye ikintu nyine nk'uko umuntu yaba yapfushije ukamubwira ngo pole uzi ko uri kumugera agahinda atangira kubitekereza nyine byanze uri kumubwira akumva nyine agahinda karazamutse cyangwa se uzabona nk'akana iyo kaguye ugatangira kukwereka nyine ibyo bintu ubundi urakirengagiza iyo utangira kukabwira ati siporo cyangwa ukajya kubabwira ibintu byakomera kararira wowe ikintu cyo kumureba numureba umusubize gusa bisanzwe uhite ushaka kumujyana mu bindi biganiro unabikwepe ntushaka kubivugaho nubivugaho aratangira kubitekerezaho nabyibuka atangira kubwira nabi sibyo kawe ugenda ubu ndaza kugaruka ntuzi ndiwambura kandi mba ndi hano uri bumbwire reka nugaruka nimugoroba natashye ntabwo nikwizera wowe wabona ngiye ngasanga watashye ariko ndazaze kwibera hano ese ubundi wazaje kwibera hano nkakurira mama wawe abasazi ibisazi bimufasha akanyirukana nkajya kubera nkajya kukodesha rodi okay ngaho reka ngende sawa zabazana yesu zabazana n'abari kure bose yesu zabazana yazanye na korodiya n'abari kure bose yesu zabazana ayiba zabazana yesu zabazana eme ni karibu yagiye gusubiza ngo mwiriwe yimvaga mu mwanya bikoze sawa nzara numva wayiribye wahanishije ngira ngo muri no gusenga nabyo bisenga uru rugo bakoze nk'amasengesho basenze ni iki gushimishije naskwitana umva mubwire azabazana abazane abigikije abakwanze abakubwiye nabi abagufashe nabi abanze kugufasha Yesu azabazana yaba bari kure byaba bari hafi azabazana umurongo ubusomye vuba ariko Jezi wakwizera ko nguwo Nana na Claudia wongeye baramukubita bankubita uzi urukundo bankunze uzi urukundo bamfitiye kuko
niyo mpamvu wishimye uri kuririmba. numva atari ikintu gihambaye. Reba ariko Claudiana na bari kumbwira ngo ushaka umusonje kujya kuvuma wenyine, se tubyuka tugufasha imirimo, ukora upe undateke undi ibyombo undi cyo kuvoma twese, ngo tubabarire nyine ngo ni satani ngo tubavandimwe. Numva naturika nkaseka nuko wasanga cyo giciciro kirimo hariya. Naho hariho muri sanzuri. Yego. N'abana n'abari. Nese urumva utari ikigoryi. Nakora akaburya. Ariko imbwa zihungu ivumbi koko. Ariko negisi ninde wakubwiye ngo ugende mu cikoni uteka amagi? Barumbwira umuntu wakohereje guteka amagi. Mba natetse icyayi hari umugati kugira ngo mubyuke munundwe. None wifashe wihereza na butamwe ushiriraho na ngenda ufata umureti. Ninde waguhereje guno mureti? Barumbwira umuntu waguhereje guno mureti. Subiza umureti hano. Ndagusubizaho se nganda. Ngira umuntu waguhereje uburenganzira bwo kuja mu cikoni ugafata imireti. Are we. Aregisi. Zayin. Ndashaka. Undi umureti. Ndawujya se ni ndashinzwe ibintu byo guteka hano mu nzu. Ninde waje guteka wawe? Ninde gira hano mabusha yavuze ngo tuzaje duteka imireti uko tubitekereje se. Cyangwa yaravuze ngo nukuzaza duteka umureti ari uduhereje uburenganzira. Mbwira ahubwo umuntu akohereje mu cikoni ku buryo ujya kwihereza amagi wonda n'umuntu wagaguhaye. Muje mundebera. Ahubwo baje bakurebera. Yanze urashaka nzakubita ngewe. Aregisi umva ngubwire. Nimba uri gushaka kunyirukanisha. Nimba uri gushaka kunyirukanisha. Karuko ngiza amahirwe nkakugwa utaragumara. Ubwo agamagi yo bagabura nari kuvuga ngo ninde wagariye. Ninde wagagwaye Aregisi? Aregisi ninde wagwaye gano? Ngira ninde wagwaye gano mara. Ndavuze ngo shinguka. Ese ubundi uri nyirurugo ku buryo ubyukira ku mureti ukajya ibya mbere batarakoramo. Uri nyirurugo, uri umugabo, uri umugore muri rugo uri igiki? Ndagura umuboye ndagushinzwe gusunika urupango. Anje ngo umuboye. Umuzamu bakuye mu cariyo nyine iyo cairira abandi. Aregisi reka ngubwiye niba ushaka kunyirukanisha ukazajya wihereza ibiryo ndabiguhaye. Umva tuzaje duhangana. Uzaje usunika urupango ndukivange mu masafuriya. Turi kumvikana Aregisi. Zayi. Maze rero rasuzugura agira ngo ndikubwira igipfa amatwe. Ndihangana barakaruka mu rugomba kuba. Ako urihangana Aregisi ndi. Ibiryo. Aregisi ndi. Mane. Ari we. Ibiryo utahagira iwanyu mu cyaro. Ubundi waje kubihagira hano mu mujyi. Ku buryo umuntu w'umugabo ahunahuna. Kuki uhunahuna kuki udahaga. Mabuja arakugaburira. Urusahana karwuzuza karupatira karupokera. Ariko hagira bari gusuka mu kintu cy'igihuru kidahaga cyangwa icobo cyangwa kimeze nka santimetero zingahe ku buryo umuntu asuka bagucumitse. Wose uracomeka. Oya wowe kwandika message. Ndagura message nye. Epfu nawe. Guteze. Wowe urumva yini ibintu barabyutse umunsi umwe baraje bagusabye imbabazi. Shitani. Yini urumva ari utuntu turaho tworoheje. Waba babari urumva muri we wishimye Yesu azabaza. Ahubwo basingiro bahinduke. Wowe urumva ari ibintu bishoboka urumva nakagambani karimo. Kakagambani n'isundi kubyuka umuntu akabona ko yahemutse bisaba uyu mwaka. Imyaka ingayo umbanye nabo nta munsi numwe wari wabona bahindutse. Nyine ukuri iki gihe cyageze Yesu yabasanze arabaganiriza. Guhera mukiri abana sinzi impamvu rero nawe aka kanya uri kubona ari ibintu byoroshye nyine baje bagusaba imbabazi gutyo gusa. Mbere yuko bagusaba imbabazi se wigeze ubona hari impinduka itangira guca bugufi cyane ibintu babyutse nyine baza babigutura. Nta mpinduka nigeze mbona. Yesu urumva udafite gutekereza. Shapfa kuba bansabye imbabazi twiyanze ngiye ndumva rwose nta kibazo. Ufite gutekereza cyane. Ubanza ubitondere urebe nimba nta yindi migambi mibi bagufitiye. Niba nta kindi kintu kibi bari kugupangira. Nese ubwo kuva kera bampangira bangirira nabi ko bategeze kuri inshuro kwigira abana beza uba kwigiraho umwana mwiza.
tujye tureka gutekereza abantu ngo tubatekereze ibi gusa ngo nuko bari abana babi wasanga rega bahindutse abantu bifata bakagukubita abantu ibaze ko muri inzu nyine ibintu byose bimwe biba biri ku mutwe none urambwiye ngo umunsi umwe nyine ibintu bise bihinduka gutyo gusa reka mubwire n'ubundi hashize iminsi mami ababwira nyine ntimukajye muvunisha umwana namwe mufite amaboko mujye mujya kuvoma n'iki wasanga nabo babitekerejeho bati se ko n'umubyeyi nawe tubona yaduhindukanye twebwe twahindutse natwe tukaba abana beza reka mubwire ikintu indyarya gihimwe n'imbyamirizi kanura cyane nyine ube maso ureke ubuntu bw'ubujiji ngo bahindutse ikizi okay so ibyo tubiveho nganyibwirira umeze neza nawe umutima mubi wagahinda we wacowe watorosho ndasomye wankoye murangiwe genda wanuza wasakewe ni isake nyine uri isake nyine zino babaga isake nyine babaga bakarya wari uzi ngo ni isake se bataka bakamanika ikaba umutako ihene gusa umenye ukajya gukubyara yaravuga guye cyane ari abagore igiseke kiba cyafashe bakavuga undi w'umugabo usubizanya n'umugore nawe ingoko gusa ukubita nde iyumve bigaragaza Alex ngwicanire ari we ako Alex uzi ngo ndakangikaga uzi ngo ungazi Alex ibeshe ngwino udakangika se uruki ngwino Alex Alex ngwino niba ushaka gupfa nimba warihaze ukeneye nyine ko bagushingura ugapfa bakagushyira mu buriri bakakurenzaho igitaka kandi uri muzima ngwino ushaka se ndagabe ngwino nanjye urwereke ngwino Alex njyewe uzi ko neze kazi Alex ngwino ngwereke ngwino hano Alex renga kumenya dore ngumurenge umurongo urenge arebe kwikwega ngwino Alex ngwino ngwereke arebe ngwino urenge ngiye kukwicarira umene niba ntanyirukana vuga ni ndagukubisa ukuntu gikunda ibi byose cyagenda indako yakurenze wagira ngo wavuye iwanyu udahaza umuntu wabaye mu cyaro wariye ibijumba wariye imyumbati wariye ibishimbo udahaga ikungumure nanjye nikungumure Alex mva nkubwire njye narakubwiye muri karitsiye iwacu banyitaga igishegabo we igishegabo warakizi njobora kukwicarira ukagira ngo ni woje kumugara hejuru unangare muri nakubwiye ngo nimba mama wawe atarakugaburiye ngo uhage aho mu cyaro ndaguzahagira mu bakire muntu ndi umugabo uhunahuna mu masafuriya ngahata atihaye zumva n'ijya wowe haye n'ubajya wowe hayera ninde waguhaye nigeze kuguhereza wowe mureke nawe uguhaye ninde waguhaye vuga umutima Alex kandi Alex ushobora kundera umujinya ndagutera njorogo wewe ndasore egera hano bino yasumye uze kumwaza njyewe I have a good news. Ukuyemo inda? Yego rero nicyo kintu cyonyine mwangira. Ese nkuko ibitekerezo byawe biri mu gukuramo inda gusa. Nose urumva hari izindi nguru nziza negereje kumva amatwangira. Inguru nziza nuko naraye ndyamanye n'umugabo wanjye. Kuki? Ntabwo cyumva ikinyarwanda ariko. Nakubwiye ngo inkuru nziza ihari nuko naraye mbonanye n'umugabo wanjye. Muri make nyine twahazinze sex. None ndangiye kumva neza noneho. Ubu bitabingwe subundi kare kose. Nizojya kukubwira ryari. Ubimbwira nyine yigira hanga. Mpaka tuboncishe hirya no hino ngukeneye kundeba ngo mpindukire ngo nongere nizunguze ufite amakuru mwango meza. Ubu rero uzi kigiye kubaho se.
ngiye kumubwira ko mise nwita mu minsi mike. None se azakomeza kumbona nduka buri mwanya kandi ambwira ngo tugiye kwa muganga nkamwangira azavuga ko ari iki gituma nduka buri segonda. Tony, reka tureke ibyo bwana. Ni by'amahire byibuze kuba mwakoze ibyo bintu. Shaka hano uba ugiye iminsi mikeya. Ko mana yanjye nkajya he nkava mu rugo rwanjye se nkagenda. Ako nta famille ugira. Ukajya he? We shaka hano ugiye uhamara iminsi mikeya ibyo byo kurukurukira iyo ngiyo none uzaza umugati sheri iminsi namaze ngiye ndatwite. Sino byumvikana. None se nabangiye he mu rugo? Nasho tugira. Barabona najya mu. Naba tugira. Cyako anti wawe umaze iminsi mikeya. None se ikibazo ntabwo yabyemera. Akuse muri iminsi ntabwo ari bize. Ari bize byatarafite byinshi kwirukamo bivuze muri mu tugenda n'undi nta kibazo yabigiraho. Yavuga ati ntacyo nandi bize ndi kugenda ngaruka bugiye iminsi micyo uzagaruke. Meze neza amakuru ugiye hehe? Ngiye kuvoma wese ugiye? Nje kubasura. Ivy tuganire tuvugishije. Wajya ko wavuye muri Amerika. Kubera iki? Wambitse utwenda n'utwo muri Amerika ariko se na hano koko muri mukubita umwice nawe ugomba kuza wambaye gutya. Nzi ko ariyo yonyine ngira imeze gutya. Mbese wazi ko uwanyu muri abakiri wazaguza imyenda miremire. Ntabwo sinashobora kubyambara. Si ukwambara nk'ibisanzwe. Nzabigerageza ndebe ko mbishobora. Sawa rero. Nari se ugiye hehe? Ngiye kuvoma ariko. Nise wese tukajyana. Ego. Reka genda. Umva nese ko ninje kukureba nyine n'ubundi ngo ngusure. Njyewe cyane na. Wowe? Simari rero ngiye kwivomera. Nyine nanjye ndagutwaza ugenda unzana akabuni nanjye tumujyana kuvoma. Ako biba uzana tuvoma cyane nahoze. Nyine nanjye ndashaka kuhamenya. Aho hantu ni habi na nubwo wowe wahashobora nta nubwo wamenya nuko ugenda waba ugiye kunyereza no kunyiza gusa mu nzira. Eme ndabishobora ariko. Ese uri kuki ushaka kujya kuvoma? Ndashaka kuzemeza Alex kuko nagiye kuvoma. Ese kumbi. Ikibazo rero ni kimwe. Reka mbanza mubwire uhita utangira gutogota kandi ikintu nkwangira ni ukuntu utogota. Gusa natogota urumva bidakomeye. Umva mubwire nyine. Ikibazo buri gihe mubwiye kujya mu rugo. Ahita avuga ngo tujyane. Ntashobora kwemera ko nitungutsa mu rugo tutari kumwe. Ibyo ndabyumva. Kandi nanone kuvuga ngo ndagiye amayurushye ntabwo yabyemera rero. Kandi kuko muri mitsi ari bize. Wese ntabwo ari kuza agenda. Bize ku mugore we. Mubwire ko anti yarwaye. Urukumva kandi umugabo ari safari ari mu rugomba kuba hari. Urebe katabikwemerera. Nubwo wanamuhaye. Ese ko hari. Ubwo namuhaye yarangije baranishimye. Ibyo mugabo bise yabyemera. Abagabo iyo bishimiye ko tumera. Ibyo tugeye tugwana mu Kigali na Jabana byose turabitanga. We mubwire. Kandi ndabizi ko ari ubyemere. Ndaza kumubwira umva ariko ntabwo mbyizeye. Kuna kuntu bamubwira ngo umuntu mwari muryamanye nijoro ahitanye kubona utangiye kuruka. Umva namuhaye nkaho. Mbese ubyumvira muhaye nkaho ewana. Yabikoze neza ko mbitinjiye. Umva. Ubwo utangiye kubifuhiramo. Kinakubazaga ariko. Nyine ariko gatangira nawe ndacyari number 1.